urahindutse papa abandi bati twajyaga tuyumva mu mateka ifoto yawe yegeranye n'iyo uyu munsi ngo harimo ishimwe iriya shimwe umuntu reka tuganire iriya shimwe niba umuntu kera ifoto ye yari muzima twigana segonderi hanyuma adatereta abakobwa bagenzi be uyu munsi akaba atereta abakobwa bagenzi be ishimwe riri aho ngaho ni iriya ishimwe ni irihe umuntu yari umuvugabutumwa yego uyu munsi yuzura umwuka wera ururimi rukaba rwaragobwe mutagishaka kuvuga ubutumwa bwiza buteguza ubwami bw'amahoro mwirwa mubwiriza abantu inda ubutumwa bw'inda ufata ifoto biterwa na kamera naho warerewe ubu se nta muntu hari ibi bintu n'ibyari nirakubye by'ubutumwa bw'inda ubu nta muntu wafata noneho ifoto y'uyu munsi umuntu ari gusaza iminkanyari iri kuza ngo nafata ifoto ya kera ngo ayihuze n'uyu munsi ngo n'ubutumwa buhari mwagiye murega ishibwe umwami Yesu atwigishije kuba wafata ifoto yawe yahashize ukayegeranya n'iy'uyu munsi ntabwo biguhesha gushima Imana. Ikintu gifite imbaraga nk'uko abaririmbyi baririmbye ngo ifoto y'urwibutso Kristo yarayidusigiye ngaba baririmbye ubutumwa bwiza nuko wibuka muhashize hawe. Ubwo dufashe zira ndirimbe ebyiri yego iyi foto y'ahambere yashize yego ukayihuza n'uyu munsi n'abantu baririmbye ifoto y'urwibutso yego zira ndirimbe ebyiri zifite difference. Ndaje nyine nibyo ndi kubwira abantu nenge n'abantu bandika indirimbo z'iki gihe z'uyu munsi ayo mpamvu mubona zamamara ku wa mbere ku cyumweru message ikaba imeze nk'iya shikarete. Buriya nakoze ubushakashatsi nsanga shikarete abantu bayikora mu bipine by'imodoka nyinshi cyane insengero za Sakira nta ndirimbo zo mu bitabo babonamo nta nizo bazi na ADEPR yarabyanduye. Uzi ko amateraniro yose jewe ndayazi muri kinyejana yego ntago baririmba indirimbo mu gitabo nukuri ufashe ifoto mu by'umwuka abanyamwuka ndikubwira bari kunyumva abanyamubiri ufashe ifoto y'uyu munsi ugafata n'iya kera agahinda kakwica ntiwashima. Kubitorero iyo bafashe ifoto ya kera pasta bafashe ifoto ya kera uzi impamvu washimute ifoto ya kera yari abantu buzuye umwuka wera basangira basabana. Ifoto y'uyu munsi abantu babaye babiti bibisi n'abagambanyi n'abagome wayihuza wowe. Ubu ifoto y'uyu munsi niyo gushima. Ifoto y'uyu munsi mw'itorero niyo gushima. Itorero nta foto y'uyu munsi rifite ryo gushima. Abantu basigaye ari abatinganyi. Yes. Abantu basigaye ari abagome. Ari abagambanyi. Abantu basigaye ari abagambanyi. Abaririmbyi musigaye mubarokirita nk'abarokirita bakinyi ba sinabonye wa undi ngo ni Claudine wa undi Gigi yagarutse muri nuza mu kuboko kw'iburyo gahore bamubonye muri ararume nuko warokirita ni vavi ubwo niyo foto niyo foto mushaka gushima. Reka ngusuhuze uyu munsi wa none nongere nkwifurize umugisha w'Imana ngubwire ngo mu biganiro byacu turwaye karibu cyane kugira ngo ukomeze kubana natwe uko bukeye nuko bwije cyane kandi tukubwira ngo iyi channel yacu kora subscribe kora like share commentaire kugira ngo ibintu byose bigende neza. Inyuma ya kamera muri kumwe na Pastor Shimiye musanzwe muzi cyane ntabwo ari ubwa mbere sinje kubivuga ibigwi byanjye ntabyo bizwi n'Uwiteka wenyine gusa. Robert Kame umeze neza? Ndamahoro. Amaye umeze neza ndashima. Banzu mbabare suze k'abantu batatu bo ni benshi umbwiye batatu batera ishyari basoza nta shyari bura hari abantu bukunda sibyo ariko hari n'ishuti ariko n'abakunzi ubundi hari n'abanywanyi pastor abanywanyi nk'uhari umuntu nahaye inka inka yego uno munywanyi wita umunywanyi wo yego yitwa Nowera yego namuhaye inka ngewe Robert inka yego Nowera turagusuhuje sibyo kiganiro hari inshuti z'umuntu abagira ari inshuti zakadasoza yego. Reka twikomereze inshuti ni nyinshi abavandimwe ni benshi abavandimwe rwose namwe mutiyumvamo mugabane yabavuze ndabakunda arabakunda cyane ahera ku mugore we n'abana ibindi mukaza tubahaye ikaze ndabakunda mwese do
ndabayambiriye yego I love you so much nabapenda sana je t'aime beaucoup à tout le monde imana ikomugisha nabagara nyo Burundi abagara nyo Robert karame fata ifoto yawe yahashize yego uyihuze ifoto yawe y'iki gihe hari korari ibiririmbye yego yavuze ngo fata ifoto yawe yahashize ngo uyihuze n'iki gihe ngo harimo ishimwe ngo harimo impamvu zo gushima n'izihe jewe ndashaka kubaza nk'umusesenguzi yego biriya bintu ukimara kubona kuri ubutumwa bwo muri iyi minsi uraza kubuvuga gute? Iki kiganiro ngiye gukora nimuze kunyanga mwitonde sibyo nge nitandukanije n'irandirimbo Robert atari uko abayiririmbye mbakunda kandi bari mu mwuka reka genda gakeya kamanze ndekarare urukundo rwanjye kumugaragara Jante wa korari yitwa uwashingiwe ariyo Beura mu Gatenga bita Claudina ura wari baridingiye ni inshuti yanjye ikomeye magara ihangana ariko nitandukanije n'indirimbo kumugaragara yamaye ngada mpamvu nitandukanije niyo niyi cy'abantu bavuga ati none Robert genda gake pasiteri ariko barayari ntabwo twasomye buretse gatoya impamvu nitandukanije nayo ndayivuga dufite abavugabutumwa bashyeshyengesha abantu amatwi yabo ubugambo bw'ubusababwe yego umeze nk'ubw'inzoka y'ubumara yicira ivundereza mu matwi y'abantu bagasigara bicaye bazi ngo ibintu n'ubutumwa bwiza atari ubutumwa bwiza buteguza ubwami bw'amahoro bwa Yesu Kristo guhera mu bandika indirimbo ukagenda mu birwa babwiriza kuri za YouTube no mu nsengero n'ahandi reka mbwira abantu bagiye Siyoni bonyine sibyo umuntu wese uzakwigisha ibyo umwami Yesu atigishije kuba wafata ifoto yawe yahashize ukayegeranya n'iy'uyu munsi ntabwo biguhesha gushima Imana ikintu gifite imbaraga nk'uko abaririmbyi baririmbye ngo ifoto y'urwibutso Kristo yarayidusigiye ngaba baririmbye ubutumwa bwiza nuko wibuka muhashize hawe ubwo tufashe zira ndirimbo ebyiri yego iyi foto yahambere hashize yego ukayihuza n'uyu munsi n'abantu baririmbye ifoto y'urwibutso yego zira ndirimbo ebyiri zifite difference ndaje nyine nibyo ndi kubwira abantu nenge n'abantu bandika indirimbo z'iki gihe z'uyu munsi ayo niyo mpamvu mubona zamamara ku wa mbere ku cyumweru mesaje ikaba imeze nk'iya shikarete buriya nakoze ubushakashatsi nsanga shikarete abantu bayikora mu bipine by'imodoka ko wikanze izi ndirimbo nazo zimeze nk'izi shikarete bashyiraho udusukari inyuma ugahekeye kumva ari amapini y'imodoka ariko Roba wari warya iriya gato de mariage cyangwa de anniversaire yego ahita keke de mariage ubye keke de cérémonie cyangwa se gato de mariage yego wari waryaho nuko izi ndirimbo z'aba bantu uzi ko bo muri misi imeruka banesa cya kintu cy'amakreme bagisiga inyuma ariko imbere wakuraho kreme zashyiraho ugasanga n'umugati usanzwe ngibi biririmbo by'uyu munsi bari guhimba bakabishyira amakorari menshi agiye atandukanye nimumenye ko muri kuvuga ubutumwa bwiza mutazinasanga ku munsi w'amateka umwami Yesu abahamagara abavuga ngo nimwumve imbere sinigeze mbamenya mwabivume twararimbaga akavuga ngo muri bivume pastor kuba wafata ifoto ya kera ntago Imana ikora imirimo uyu munsi Imana ikora imirimo hakoseka nkubaze imbaraga z'abizera narabivuze mbisubiremo zishingiye mu kimana yakoze ahashize kidutera imbaraga ko n'uyu munsi ibyo twiringira uko Imana abanaga natwe ngibi Karebe ibyo yavuze Karebe yavuze ngo iki pastor ajye kureba Yosuwa yaravuze ngo njyewe Karebe yego mfite imyaka 40 najyaga mu rugamba
nkatabara. Yego. Uyu munsi nshikije 85. Nshatse kuvuga ko myaka 45 yindi yayimaze mu ntambara. Yego. Ariko ngo uko nari byagiye cyakera. Zamba, haleluya. Haleluya. Zambaraga nateranaga. Nari mfite. Yego. Nizo nyifite. Na niyisa ha. Abantu bizera, reka mbivugire mu ruhame. Abantu bizera dutekereza ku mafoto ya kera. Uko twajyaga tujya mu butayu tugasenga, uko twajyaga tujya mu byumba tukuzura umwuka wera, bitandukanye n'uyu munsi mwirwa mwandika ibiririmbo bitubuye. Pastor, Bibiliya ivuga iki ku Bisiraheli? Ngo barazamutse bavuye i Babuloni, ngo abasaza bahuza induru n'abana bari mu bitego. Ubwo nukuvuga ngo abaza birabaye. Ngo abasaza bakarira bakavuga ati Mana we, Uwiteka Yerusalemu yarasenyutse. Papa, abandi bati twajyaga tuyumva mu mateka. Ifoto yawe yegeranye n'iyo uyu munsi ngo harimo ishimwe, iriye shimwe. Umuntu ni reka tuganire. Iriye shimwe niba umuntu kera ifoto ye yari muzima twigana segonderi. Hanyuma adatereta abakobwa bagenzi be. Uyu munsi akaba atereta abakobwa bagenzi be. Ishimwe riri aho ngaho niriye. Ishimwe nirihe? Umuntu yari umuvuga butumwa. Yego. Uyu munsi yuzura umwuka wera. Ururimi rukaba rwaragobwe. Mutagishaka kuvuga ubutumwa bwiza buteguza ubwami bw'amahoro. Mwirwa mubwiriza abaninda. Ubutumwa bw'inda. Ufata ifoto biterwa na kamera. Naho warerewe. Ubuse nta muntu hari ibi bintu n'ibyari nakubye by'ubutumwa bw'inda. Ubu nta muntu wafata none ifoto y'uyu munsi. Umuntu ari gusaza iminkanya riri kuza ngo nafata ifoto ya kera ngo ayihuze n'uyu munsi. Ngo n'ubutumwa buhari mwagiye mureka. Kera habaga amafoto yitwa yashika. Amakamera. Yitwa yashika. Ubu si ifoto yafoto ya yashika. Irangana n'ifoto nara. N'amaga gatatu. Nara. Ubu hagezweho zitwa ara. Ubu iyo foto yeditinzwe beditingira mu cyo bita Sony iraza guhura n'ibyo bari gukoresha AI chat GPT. Birahurira ku buryo ushobora kwicara ukabwira ifata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe. What kind of preaching? Ndabizi Robert Muranyanga ariko reka tujye twangane abandikira amakorari indirimbo muve mu bintu byo gushyira abantu mu kinya mu babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta kinya dukeneye. Nta kinya dushaka kwakira imbaraga z'Imana. Ahubwo yaririmba akavuga ati sibyo? Ibuka cya gihe utaruzura umwuka. Yego. Ibuka cya gihe ukiri mu byaha. Yego. Bihuza n'uyu munsi uri mu gace. Hari impamvu zo gushima. Hari impamvu zo gushima. Ifoto ye reka mugakwirakwiza. Impamvu bivuze ni iyi. Ubu iyi ra video yatwaye hafi miliyoni 2 Pastor. Abantu bafite amafaranga turi kugendana. Iriya audio ni yabuze ibihumbi 150 itwara. Ariko nkubaze Roba, ubu ni yabuze amafaranga ari kwisuka ngo mwakoze umurimo wuhe. Ubundi Roba reka ncinege abaririmbyi. Yego. Jewe n'ubu sinjya mbyemera. Yego. Gufata amafaranga bakajyana muri studio ugasanga bafashe album itwaye miliyoni 8. Yego. Hari umuririmbyi wabo wishwe n'inzara. Yes. Cyangwa birukanye mu nzu. Ariko mwashinza toriye uri kumva mugashyiramo imashini 8 mugafata abantu bo muri korari. Ntabwo wari umushinga muzima. Ariko se ubundi bafashe moto bakajya muri Sipiro. Yes. Baguramo moto 10. Yes. Bakaza abamotari bagenzi babo muri bo. Sibyo? Bakabasaba ko amafaranga bagenda bayagarura. Banarya. Iziguze bakaguzira abandi. Yes. Iyo kora ni yatera imbere. Ntabwo ari iterambere. Sibwo butumwa bwiza. Ibaze. Ariko hari igihe abantu bakora satani batabizi. Kandi abantu bagaceza we ibintu bimeze nicyo cyerekana ko baririmbyi benshi bajya mu miziki bakaririmba batumva nicyo bigize gute bivuga. Niyo mpamvu baririmba indirimbo zo mu gitabo uri kumva wamubaza zikabarya. Zandi indirimbo zirabarya. Uzareba insengero nyinshi. Nyinshi cyane insengero za Sakira. Nta ndirimbo zo mu bitabo babonamo. Kandi zo bazi. Na ADEPR yarabyanduye. Uzi ko amaterano yose jewe ndayazi muri kinyejana. Yego. Ntago baririmba indirimbo mu gitabo. Nukuri ufashe ifoto mu by'umwuka abanyamwuka ndikubwira bari kunyumva. Abanyamubiri mu ufashe ifoto y'uyu munsi ugafata niya kera agahinda kakwica ni washima. Kubitorero iyo bafashe ifoto ya kera Pastor bafashe ifoto ya kera. Uzi impamvu washimute
ifoto ya kera yego yari abantu buzuye umwuka wera basangira basabana. ifoto y'uyu munsi abantu babaye babiti bibisi, ni abagambanyi, ni abagome. wayihuza wowe? ubu iyi foto y'uyu munsi niyo gushima. ifoto y'uyu munsi mu itorero niyo gushima? itorero nta foto y'uyu munsi rifite ryo gushima. abantu basigaye ari abatinganyi, abantu basigaye ari abagome, ari abagambanyi, abantu basigaye ari abagambanyi. abaririmbyi musigaye mubarokirita nk'abarokirita abakinnyi ba Pele. Sinabonye wa undi ngo ni Claudine wa undi Gigi yagarutse muri nuza mu kuboko kw'iburyo, bamubonye muri Ararume. nuko warokirita ni Vavi. ubwo niyo foto, niyo foto mushaka gushima. papa ifoto kera bariri abacuranzi bacurangaga nta muntu n'umwe wishyurwa, yego ari abanyamuhamagaro. yego ifoto yo gushima ni yuko abacuranzi mu nsengero bose babishyura amafaranga hambere. iyo niyo foto. ubu rero muraje ngo ntabwo twayumvishije ngo urumva ngo ni ugufata ngo robati ngo kera ngo warunanutse, umva ukuntu Dawidi yahagaze mu bumana akoresha ifoto y'ahashize niyo ifite imbaraga kurusha iyo yaravuze ngo jewe nahuye n'idubu mbere mura n'amasega. ubundi ifoto ya mbere niyo gushima, niyo gushima kuruta iyo uyu munsi. mura n'amadubu, mura n'ibintu bikomeye. yego uramufilisitiya utarakebwe, ndamukata. imbaraga z'abizera zishingiye mu mafoto yabo yahashize yaha Imana yakoranye nabyo by'imbaraga, ntabwo ishingiye mu by'uyu munsi. ubundi umwe yarambwiye kwanza iyi ndirimbo reka nkwereke nyinyujijemo towa njyenyine, abandi mugende muyumve muceza, ariko njye nyinyujijemo towa. uwayanditse mumubwire ko yanditse nabi, mushaka mutongane. uri kumva aba bantu bagenda bandikira itorero abanyamwuka rega bashizemo pastor barataritse. ubundi kera umuntu yandikaga indirimbo n'ubikaba ikizenguka mu mitima y'abantu. uri kumva akamanyu k'umutima, wumvishe ngo aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbane n'ababa indirimbo zo kunesha. wumvise iyo ndirimbo? urwambariro rw'abera gusenga birakwambika, niko Uwiteka gosa abantu be none umwami ukomeye tumeze nk'akarungu mu mawa. abantu bandika izo ndirimbo buzuye umwuka wera, zizageza abantu fata ifoto yawe mbere what kind of preaching muri kwigisha iki? ariko none se ni izi korari n'ebyiri, reka tuganire. ni korari ebyiri ziba mu rusengero rumwe. oya reka dufate ifoto y'urwibutso, sibyo? dufate n'indi ndirimbo y'indi korari zituranye, wumva ukuntu abarokore baririmba ibyo batazi. uri kumva? dusobeje amaso inyuma ariko Mana we waraturenge, zimwayuzuragamo umwuka wera. none ubwo ibyo byaraturenge babikuyeho, uyu munsi nibwo bari guceza. si korari ebyiri zibana ahantu hamwe. nuko ushyira mu guceza. mutekereze n'ibyo mugiye kwandika, niba ari ubutumwa bwiza murabwandika gute se mwarirukanye umwuka wera muri kuzamura amadarapo y'abatinganyi? ntabwo byakunda. imirasire 7 ya 7 days ayo mwirwa mushyira mu rusengero, ubu nta korari n'imwe igikora indirimbo idashyizemo aya mabara y'abatinganyi, kuko aba producer nibo baje. kandi izi ndirimbo baba barajyanye muri studio, Satani afite abagenti mu ma studio pastor akagati ibi bintu mubihindure mwanditse. nta muntu ukiri niba w'umusaraba n'uwabambwe ngo bayipromoting. ikiganiro ushaka gutinda yego twaguma twizengurukaho. tanga inama ya nyuma. inama mpaye abantu, mujye in deep mwige, hatagira umuntu uboshya cyangwa ubashyeshyengesha amagambo y'ubusaba bwe, niko Bibiliya ivuga. uri kumva? abasubiza mu mihango ya n'imigenzo yanyu ya kera. mwiringira umusaraba n'uwawubambweho, niwe wenyine banze ryo kwizera. soje ikiganiro. Imana iguhe umugisha Robert, n'abatumvise mwese Imana ibahe umugisha. mutumve mu context turimo kuvuga. niba uri umwana w'ubugingo uzawubona, uri kurimbuka ceza ukeze muri Imana bane nama.